vertige uduhe kukubona. Amaso y'imitima yacu afunguke tukubone, amatwi yacu yo mu mwuka afunguke tukumve, maze duhabwe imbaraga zo gukora ibyo ushaka. Sabiye umugisha ubwoko bwawe, mbasabiye kukubona no gukomezwa nawe. Mu minsi tumaze tutabona n'amaso ku yandi, baciye muri byinshi, hari abapfushije ababo, hari abarwaje, hari abagezweho n'ibibazo bitandukanye nk'uko muri iyi si bijya biba. Ndasenze kugira ngo imitima yabo yihembure, imitima yabo yikomeze, imitima yabo yiyerekanya guhora ku ngoma. Hari abahuye n'ibivugika yewe n'ibitabasha kuvugika, turasenze kugira ngo iyo mitima yose mwami mwiza uyomore, uyikize, uyikomeze nyaguhora ku ngoma, kuko imigambi ye ku buzima bwacu irakomeje. Dukomereza amaboko ku batentebutse, dukomereze mwama amavi ku bacogoye mu rugendo, ku bayobyeho gatoya ongera ubabwira inzira ikwiriye, inzira y'ukuri. Ijambo ryawe rimbwira neza ko nubwo umuntu yaba umuswa atazayiyoba inzira yo kwera. Ngwino tubwire ibyawe, ngwino bitumenyeshe, ngwino duhe imbaraga zo kubigenderamo, ngwino duhe mwama dukomereza amaboko kugira ngo tudacogora. Ngwino twiyereke, ngwino tuye kurushaho kunyoterwa n'iby'ijuru, ngwino ukore ku maso yacu tubashe kurungurukayo, tuhabone tukiri nahangaha kugira ngo tugire imbaraga zo gukomeza mu rugendo. Ndasenze kugira ngo usubize gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, abo duteranye hano, abadukurikira hirya no hino. Mwuka wera utagira umupaka, turasenze kugira ngo basange, usubize gusenga kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubiyereke iby'uru rugendo. Umuntu atakubonye ntiyabishobora mwami w'abandi, yacogora kamera nk'abandi, ariko ugikora ku buzima bwacu tukakubona. Ijambo ryawe ryarambwiye Yesu yendaga kugenda yabwiye abigishwa be ngo umwuka wera naza mwebwe muzamumenya. Ntibishoboka ko abisi bamubona cyangwa se bamuhabwa, ngo ariko mwebwe muzamubona. Turagushaka mwuka wera, ngwino wuzura ubuzima bwacu, ngwino usobanura ibidasobanutse muri uru rugendo, ngwino twigishe, ngwino uzana uburyohe bw'agakiza ku babutakaje. Turagushaka mwuka wera w'Imana, kora, uzura, ganza, tegeka, yobora buri kintu cyose kitugize. Urakoze papa, bana natwe muri aka kanya k'ijambo. Nta magambo nabona yagera mu ndiba y'umutima w'umuntu. Abantu baraca mu bihe bitandukanye, mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, mu bihe byo gukubitwa hasi, mu bihe byo gutsindwa, ariko mwuka wera uzi igikwiriye. Umutima w'abahungu bawe uzi igikwiriye, umutima w'abakobwa bawe ngwino ugere mu ndiba y'imitima yabo, maze dukomeze urugendo. Twese tuzarurangiza amahoro. Tuzavuga ariya magambo Pawulo yavuze ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ngo hasigaye imbikiwe ikamba ry'ubugingo, ngo sinjye njyenyine n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Reka tube muri abo ngabo mwami, barangiza urugendo amahoro, badacogoye, batagamburuye, bagikora ibyo bashakaho. Urakoze papa, turavuze ngo kubaho kwawe nikuzure hano hantu. Reka ntagire ikindi kintu gishyirwa hejuru uretse wowe. Ibendera ryawe ryo gutsinda, ibendera ryawe ryo kunesha rizamurwe hano hantu. Presence yawe yuzure hano, yayindi izana amahoro, yayindi izana kunyurwa, yayindi izana gutsinda, yayindi izana kugubwa neza. Reka yuzure hano hantu. Tuguhaye icyubahiro kandi tugushyize hejuru. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka tuganire amagambo y'Imana. Ijambo mfite ku mutima wanjye narihaye imbara umutwe, ni nk'isengesho, ni icyifuzo cyihutirwa. Haleluya. Icyifuzo cyihutirwa. Dufite ibyifuzo bitandukanye inshuti z'Imana. Ufite ibyawe, ufite ibyabo ukunda, nanjye mfite ibyanjye, n'ibyanyu, n'ibyabo nkunda, n'ibyabo dusengera, ariko hari icyifuzo cyihutirwa kurusha ibindi. Icyama uyu munsi mwuka wera akavugana n'umutima wawe, akaguha gufatanya n'ijuru iki cyifuzo cyihutirwa. Haleluya. Turasoma mu byakozwe n'intumwa gice cya mbere murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8. Ni amagambo mu by'ukuri tuzi ariko twifuza ko yatubera ubuzima. Haleluya. Haleluya. Kandi Imana ishimwe ko wabaye mu ba mbere baza guterana. Hari igihe ku byumweru kubera kudaterana abantu baba baramaze gushyiramo izindi gahunda zikorwa mu cyumweru mu gitondo, cyane cyane ko intanga hatari hafunze ubuzima bwakomezaga. Ariko Imana ishimwe ko waje mu nzu y'Imana. Imana ibiguhera umugisha. Byakozwe n'intumwa gice cya mbere murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8. Haleluya. Cyifuzo cyihutirwa. Nari ndimo nsenga Imana mu masaha yanjye asanzwe yo gusenga yandi umuntu wese agiraye. Nizere ko namwe mufite ayanyu, ayanjye naya mu gitondo nayo mu rukerera. Senga Imana, nari mfite agahinda kenshi mu mutima kubw'ibibazo bitandukanye by'abana b'Imana. Haleluya. Uganira n'umwe, ukaganira n'uwa kabiri, ukaganira n'uwa gatatu, ugasanga ni ibibazo, n'amarira, ukumva ubuze icyo ukora. Ugasenga bimwe ntibisubizwe, ibibazo biri mu mago, biri mu rubyaro, mu kurwaza, mu gupfusha. Mana yanjye, by'ubukene, by'amadeni, byo navuga Mana, umuntu yakora iki? Haleluya.
Yesu ashimwe. Reka dusome. Icyifuzo cyihutirwa no kuzura umwuka wera. Uzi ko nta kindi kintu cyaduha gutsinda iyi si. Iyi si izahorana ibyayo. Izahorana ibyayo. Hari igihe bitanga agahenge mu ruhande rwawe bikaba byimukiye ku wundi, kuwukunda, ku muturanyi, ku nshuti, kuwo musengana, cyangwa se bigatanga agahenge ku mwaka, mu mwaka utahakaza ibindi by'ubundi bwoko. Mwabonye isi ukuntu imeze? Ariko nasanze bishoboka ko umuntu yayitsinda, ko umuntu yanesha, ariko icyifuzo dufite kiruta ibindi ni ukuzuza umwuka wera, kubatizwa mu mwuka wera, kandi tukajya duhora twuzuza. Nibyo byonyine uzagirira amahoro muri iyi si. Haleluya. Hari igihe uganira n'abantu barira gusa kandi bababaye gusa. Noneho ukumva hari agahenge umwami yagutije k'amahoro, ariko wareba ugasanga ku gahenge k'amahoro ufite uragakura ku bihe byawe byo kuzuzwa. Haleluya. Ukumva wabitiza undi, ariko mu by'ukuri ntibitizika. Abantu twahawe kubatiza mu mazi gusa, ariko ntitwigeze duhabwa kubatiza abantu mu mwuka wera. Ni umwihariko w'ijuru. Haleluya. Ndakwinginze ngo dufatanye iki cyifuzo cyihutirwa kuruta ibindi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere kandi kugeza ku 8, reka dusome. Ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ahubwo ni murindira ibyo data yasezeranyije ibyo nababwiye. Uyu ni Yesu wabwiraga intumwa ze. Haleluya. N'amagambo n'ikiganiro nyuma yo kuzuka. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, atahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye. Ku murongo wa 5 ngo kuko Yohani yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu misi mike muzabatirishwa umwuka wera. Uyu mwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa yari arimo gusubiramo ibyo Yesu yabwiye abigishwa be. Ngo nuko Yohani yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu misi mike muzabatirishwa umwuka wera. 6 nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Ndagira ngo wumve ibyo yababwiraga, wumve n'ibyo bamusubije. Niko tumeze kandi ntago twakwirenganya. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Intumwa zari abantu bameze kimwe natwe, bafite ibibazo nk'ibyo dufite, nabo bafite iby'umwihariko wabo bo mu gihe bari barimo, nkuko natwe dufite iby'umwihariko muri generation twavutsemo. Intumwa rero bari abantu bameze nkatwe, bari bafite ibibagoye, bari bafite ibindi byifuzo. Bagize amahirwe babona Yesu arazutse. Haleluya. Mwibuke ko igihe Yesu yapfuye bakabona arapfuye birakunze, nukuri imitima yabo yarahungabanye, kandi nawe ari wowe wahungabana. Umugabo wakizaga abarwayi, umugabo wazuye abapfuye, umugabo wagendeye hejuru y'amazi, umugabo wacecekesheje umuraba mu nyanja. Murabyibuka ko igihe kimwe yacecekesheje umuraba mu nyanja, bakavuga ati rwose uyu ni muntu ki? Bagiye kubona babona umuntu wakoze ibyo bitangaza, babona arapfuye birakunze, baramwishe birakunze. Yuda mu by'ukuri amugurisha yarazi ko Yesu atazapfa, ariko babona arapfuye, bamubambye ku musaraba, bamanuye umubiri wapfuye byarangiye, hanyuma bamushyize mu mva, babona birabaye. Ariko bagize umugisha, bagize amahirwe, bagiye kubona nyuma y'iminsi atarazutse, agenda biyereka aho yagiye abasanga hatandukanye. Ni nkaho bari bavuze atumva, noneho ibibazo birakemutse, tugezweho, bwa bwami twasezeranyijwe ngubu buraje. Niyo mpamvu yababwiraga iby'umwuka wera, bo bakamubwira ibi ngibi. Ku murongo wa 6 ngo baramubaza ngo nuko bamaze guterana baramubaza, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Bari bazi ko bagiye kwima, bari bazi ko bagiye kuganza, bari bazi ko bagiye kugerwaho, bari bazi ko none haje kubana nabo bagahabwa cya cyubahiro barotaga. Mana yacu tugirire neza. Wumva amagambo Yesu yababwiraga, wumva n'ibyo bari basubizaga. Ngo bateraniriza hamwe aravuga ngo ntimuzave i Yerusalemu, murindire ibyo data yasezeranyije bya bindi najyaga mbabwira. Arabasobanura ngo Yohani yabatirishije amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ibyo bintu kuko nyine bari batarabatizwa mu mwuka wera, kuko bari bataruza umwuka wera, nta hantu byakoze mu mitima yabo, bakomeje kwirebera ibagoye kandi byari bihari. Yesu ashimwe. Haleluya. Barambwira ati nicyo gihe ugiye kugarura ubwami bwawe, nicyo gihe tugiye gutabarwa, nicyo gihe tugiye gusubizwa, nicyo gihe natwe tugiye kugerwaho. Byari binyuranye. Mana yacu tugirira ubuntu. Hanyuma arabasubiza ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Ngo icyakora azana igisubizo, nubwo ibyo bibaza bitandukanye, ariko cyari igisubizo kizatuma bya bindi bibaza nabyo biboneramo igisubizo. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ni nkaho yababwiye ngo mugifite ibyo bibazo,
izo ngorane z'igihari zigisimburana, hakiza zimwe zikavaho hakaza izindi, hakaduka n'ibishyashya tutari tuzi. Icyakora mwuka wera n'abamarukira muzahabwa imbaraga. Mu yandi magambo ibyo bibazo ntibizababasha, ntimuzaba mukiganya Petero we, ntimuzaba mugishoberwa. Imbaraga zizamarwa ku buzima bwanyu, muhinduke mu abagabo nyabagabo. Haleluya. Muri ayo marira yanjye yo kudasubizwa kwabo tugendana nabo tubana, umwami Imana arambwira ngo hari icyifuzo kiruta ibindi. Haleluya. Nidusabira abantu umwuka wera, umuntu nahabwa umwuka wera azaca mu bibazo by'iyi si, ariko ntibizamubasha. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Kandi mbibutse ko intumwa zari zarabonye Yesu mu bitangaza byinshi. Nukuvuga ngo bari bamuzi, muri makeya bari bamuzi, babanye nawe imyaka 3 irenga, bari bamubonye akora ibitangaza. Ibyo bitangaza ubundi byari bihagije kugira ngo bibahe imbaraga, ariko ntabwo ibitangaza bitanga imbaraga. Kubatizwa mu mwuka wera no kuzura umwuka wera nicyo cyonyine cyahawe abizera gishobora kubaha imbaraga. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Bari barabonye ibitangaza yakoreye abandi, babona n'ibyo nabo yabakoreye. Muribuka bajyanye na Petero mu rugo iwabo, yakijije nyirabukwe. Nukuvuga ngo yarabyibone. Igihe yagaruriraga abantu imigati bashonje, hari igihe basaguraga ibitebo byuzuye bakabitahana, ndibaza cyangwa bakabirya nabo. Bari barabonye ibitangaza bikorerwa abandi, nabo bibakorerwa, ariko ibitangaza ntibyabahaye imbaraga. Iyo biza kuba bitanga imbaraga, Yesu ntabwo aba yarabasezeranyije iby'umwuka wera. Yari kuvuga ati nimujyane ibyo mwabonye. Ntabwo babonye ibyoroheje, bari barabonye abamarayika. Bimwe mu bintu biryoha ni ugusurwa n'ijuru muri ubwo buryo butamenyerewe. Haleluya. Hari igihe umuntu yibwira ati marayika naza akansanga nukuri nzagira imbaraga. Oya, marayika ntatanga imbaraga. Ni bimwe mu bitangaza umuntu yakira akabona ko ibyo asoma muri Bibiliya bibaho, ariko si byo bitanga imbaraga. Yesu yazutse babonye marayika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nahanga Yesu yaramaze gusubira mu ijuru, abamarayika babiri baraje. Nuvuga ngo bari barabonye ibintu bidasanzwe. Baraje barababwira ngo uko mumubonye azamutse niko muzamubona agarutse. Mu byukuri ibyo ntibyari bihagije ba Petero kugira ngo bagire imbaraga, ariko ijuru ryasanze bidahagije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Nshuti y'Imana, mwabonye ko mu byifuzo byacu kuzuza umwuka wera bitakibamo? Mwabonye ko mu byo dushaka n'ibyo dusengera, ibyo dufatira iminsi 7 mwabonye ko kubatizwa mu mwuka wera bisa nk'ibintu bishaje? Mwabonye ko bitakigezweho? Ndetse niyo tubitinze umuntu yumva arimo avuga nk'ibintu byo mu cyaro. Dukeneye ama principe n'amahame batubwira ngo habanza rimwe hakakurikiraho kabiri, nyamara ibyo bintu ntago bitanga imbaraga. Mana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Ikindi gitangaza kimwe nafashe mu bitangaza byinshi dukenera twese, uzi ko Yesu yasanze ba Petero baraye baroba babuza amafi, akagira gutya akabaha umusaruro mwinshi. Uzi ko hari igihe ngo tugira ngo tubone umusaruro mwinshi, nitubona amafaranga, nitubona abantu badushagaye, ibibazo by'isi tuzaba tubitsinze. Warazi ko umuntu aba atabitsinze? Muri Luka 5 kandi umurongo wa 8 biri henshi, ariko reka mfata iki ngiki. Luka 5 igice cya 5 kane kugeza ku 8. Ngo arangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye ishundura murobe. Simoni aramusubiza ati databuja, twakejeje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Nanejejwe na Petero, nukuri yari afite agace ko kwizera. Yaravuze ngo ubwo bivuze reka nzijugunye. Ubundi Petero yari umurobyi ubizi ko bataroba ku manywa, duturiye n'ikiyaga ni byiza, nta barobyi bagenda ku manywa. Niyo bagiye ku manywa bafatira ibintu bya hafi, ariko turabizi ko abarobyi ba cyane bose bagenda ninjoro. Tujya tubabona bagenda, tubona amatara yabo yararayaka hariya mu Kivu. Nshuti y'Imana, Petero nawe yarazi ibi bintu, ariko ashyiraho akantu aravuga ngo ubwo bivuze reka mbikore. Ni ukuvuga ngo yari afite agace ko kwizera, ariko agace ko kwizera ntabwo kari karahinduye Petero umunyembaraga. Niyo mpamvu mu bihe by'ubwoba yihakanye Yesu, niyo mpamvu yaje no gusubira kuroba Yesu amaze gupfa. Umusaruro mwinshi turawukwiriye, urakawubona, urakawuhabwa, nukora gatoya kaguke, ariko nagira ngo nkubwire ntabwo kazaba kabaye igisubizo kumwizera muri iyi si. Mana yacu tugirire neza. Ngo babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika, barembuza bagenzi babo. Umva, babonye byinshi ku buryo n'ubusambo bwashize. Haleluya. Umwami Imana guhe byinshi n'ubusambo bushiri. Hari igihe umuntu abona tunafite n'ukuri tutari bumuhazi. Ariko babonye byinshi, barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Umusaruro utuma umuntu yenda kurengerwa. Nuvuga ngo wacuruje bicamo, ayiwe, wabonye amafaranga, wabonye promotion bicamo. Uzi ko atari igisubizo
kumwizera, uzi ko bitamubera imbaraga zamuherekeza mu myaka yose azaba hano ku isi. Mana tugire neza. Ibi turabikwiriye pe, umusaruro tuwushake mu buryo bwose bwo gukiranuka, ukomange ushakishe rwose, ariko nagira ngo nkubwire ko atari cyo gisubizo. Ngo Simoni Petero ngo abibona atyo yikubita imbere ya Yesu ati vahondi databuja kuko ndi umunyabyaha. Ntabwo Petero yakuyemo umusaruro gusa, yakuyemo no kwimenya. Aravuga ati vahondi, ibyo ukoze ndabibonye, vahondi kuko ndi umunyabyaha. Muzi abantu ibihumbi bazi ko ari abanyabyaha ariko bananiwe ko bivamo. Muzi inshuti tubana mu nsengero, inshuti tugendana ziza zikakuririra akakubwira ati naragerageje ariko byaranze. Hari abantu benshi bakora ibyaha batabishaka, hari abakora ibyaha babipanze, ariko hari abandi umwanzi atwaje igitugu yaramubwiye ngo vahondi kuko ndi umunyabyaha. Ndibona Petero sinkwiriye, nubwo umpaye amafi, nubwo umpaye umusaruro, nubwo umpaye ibyo nshyira madamu, ayiwe, nubwo mbona wo tugendana mbona afite imbaraga, ariko vahondi kuko ndi umunyabyaha. Ariko hari igihe ubuzima bwa Petero bwahindutse. Niba musoma Bibiliya mwabonye ko nyuma yo kuzura umwuka wera aba bagabo batigeze bongera kugira intege nkeya. Ese mwibaza ko ibibazo haraho byari byaragiye? Bari bakirwaza, barasengeraga bamwe bagakira abandi ntibakire. Ntabwo twavuga ngo amarimbi yaho bari batuye yari yarafunze, ntibari bagipfusha, bari bagipfusha, ariko bagize imbaraga zitacyongera kubivamo kugeza ba Petero bageze mu rupfu. Nshuti y'Imana, hari icyifuzo kiruta ibindi, hari icyifuzo cyihutirwa. Ufite ibyo uri musengera, nanjye ndabifite. Dufite abo dusaba Imana ngo bakizwe, batabarwe, bakire indwara. Dufite ibibazo by'amafaranga n'ubutunzi, ibintu bitandukanye, ariko hari icyifuzo cyihutirwa. Ukwiye kwigiza bugufi muri bya bindi byose uri musengera, ukabwira Imana ngo nkeneye kubatizwa mu mwuka wera. Haleluya. Kandi niba warawubatijwemo ukeneye guhora wuzuzwa. Ni ryari uheruka kugirana n'Imana ibihe ukumva urujujwe, ukumva ijuru riragukingukiye? Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Bari baranumvise ijwi rivugira mu ijuru. Nta gihe uba ushobewe n'ingorane z'ubuzima ukavuga uti ngira ngo Imana ivuganye nanjye ikanyibwirira. Apana ibi byaba Hortense, apana iby'abahanuzi, ikanyibwirira. Ibyo bintu nimujya mubishaka. Mu bihe byo kugotwa no gushoberwa, ukumva bigisha bose warabumvise, ukumva abahanuzi barakubwiye, ukumva ibintu byose, ukavuga uti ngira ngo niyuviye ijwi Imana ivugana nanjye, akavuga ngo Hortense mwana wanjye, ukavuga uti nabangeze yonjya. Uzi ko bari barumvishe n'iryo jwi ku musozi wo guhindurirwamo. Ijwi ryavugiye mu ijuru ryabwiraga ba Petero, rirababwira ngo uyu ni umwana wanjye. Ijwi bari bararyumvise ariko ijwi ntiryabahaye imbaraga. Haleluya. Dukeneye umwuka wera. Niryo sezerano ryonyine itorero rifite, abizera Kristo bafite. Dukeneye kubatizwa mu mwuka wera, dukeneye guhora twuzuzwa. Haleluya. Kandi ibi bintu nagira ngo ubwire ko ari icyifuzo duhuriyeho n'ijuru. Ijuru rirabishaka. Nawe nubigira ibyawe ukabishaka, hari ikintu kiri bukoreke. Ushobora kumbwira uti narasenze, nigeze gukora amasengesho y'iminsi 3, nigeze gukora 7 saba kubatizwa mu mwuka wera ariko ntibyakoretse. Nagira ngo ubwire ko icyo gihe kitahagije. Haleluya. Nubwo dusoma igihe Yesu yamaze kuzamuka mu ijuru akababwira ngo bajye gutegereza, tugasoma neza mu byakozwe n'uma ko bamaze iminsi 10, hanyuma umwuka wera kuzura bose bari mu cyumba cyo hejuru. Ariko mu by'ukuri ntago ari iminsi 10 bamaze bategurwa, bamaze imyaka 3 irenga bari kumwe n'umwami w'abami. Haleluya. Kugira ngo bakire umwuka wera urateranya iyo myaka 3 ushyiraho n'iriya minsi basengaga. Bamaze iminsi bategurwa, bibonaho intege nkeya, bimenyaho ibyaha, ibintu byinshi umwami Imana yagendaga bakora. Bamaze iyo myaka 3 mu ishuri ry'umwami. Haleluya. Kuko ushobora gusenga iminsi 10 ukabona ntiwuzuye, ukavuga uti oya harimo ikibazo. Oya nta kibazo kirimo. Yesu ashimwe. Ni umubatizo utangwa n'ijuru. Yesu yaravuze ngo Yohana umubatiza arabatirisha amazi, ariko ijuru ryo, haleluya, rizababatiza mu mwuka no mu muriro. Nako ni Yohana wabivuze. Yohana yarabivuze. Ntabwo yari afite ubwoba bwo kubivuga, ngo atumva ngiye ibyo nshoboye n'iby'amazi. Ni umubatizo wo kwihana. Nimuze dutegure inzira z'umwami. Ariko hari undi uhagaze aho ngaho mutari mwamenya. Sinshobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo ngowe nababatiza azabatiza mu mwuka wera no mu muriro. Haleluya. Icyambo cyo cyifuzo kikagaruka mu mutima wawe. Umusaruro rukwiriye, amafi nagwire, promotion mu kazi nuzibone, imiryango n'ikingurwe, ariko si cyo gisubizo. Kazaba kamwe mu bisubizo uzabaza bigeze gusenga gutyo bakaba barashubijwe aho ngaho, hanyuma babaza n'ibibazo byo mu isi byararangiye. Uzabaza abahoze basabira abagabo bakaba barababonye, uzabaza n'ibibazo byo mu isi byararangiye. Uzabaza ababyeyi bamaze iminsi bashaka abana bakaba barabyaye, ubabaza niba byarakemutse.
uzabaza bagiye hanze. Haleluya, Yesu ashimwe. Abahoze mu Rwanda bakarota kujya muri Canada, bakarota kujya muri Amerika, uzababaze n'ibibazo byo mu isi byarakemutse. Yesu ashimwe. Ariko hari ibanga rimwe, kubatizwa mu mwuka wera nibwo butsinzi, niyo mahoro Kristo adufitiye, nizo mbaraga zituma tutanamuka. Haleluya, Imana yacu tugire neza. Nari nkubwiye ngo icyo cyifuzo cyihutirwa, Imana nawe mugihuriyeho. Kugira ibihe byiza ni byiza, ariko ntago bihagije. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11:13, ndasoma 13 gusa, ariko hejuru iyo nkuru turayizi. Haleluya. Harimo hatubwira mukomange, murakingurirwa, musabe, murahabwa, mushake, murabona. Yesu yarimo kudukangurira gusenga. Hanyuma ageze hepfo kuri 13 aravuga ngo none se ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera bamumusabye. Wabyumvise? Ijuru ko rikuriyeho nawe kuri icyo cyifuzo. Muri Matayo 7:11 bo baravuze ngo ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye, ariko Luka arongera binononsora aravuga ngo ko turi babi tukamenya guha abana bacu byiza. Ese ijuru ryo, oh haleluya, ntago rizatanga umwuka wera, ntirizabatiza ku bantu barimo babisaba, cyangwa bikagaruka mu cyifuzo cyawe cyihutirwa. Haleluya. Iri sezerano ni ryacu, kandi ni isezerano rikubiyemo imbaraga z'ijuru tukiri hano ku isi. Haleluya. Kubatizwa mu mwuka wera, kuzura umwuka wera, niryo sezerano rikubiyemo imbaraga z'ijuru tukiri hano mu isi. Waruzwa ari abantu duturanye, tugendana, dusengana, ariko bameze nk'abatuye mu ijuru kandi duturanye nabo. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa 2:37 kugeza kuri 39, Petero yari yabaye uwundi, yari yabatijwe mu mbaraga z'ijuru. Haleluya. Amaze kuvuga aya magambo yose, haratangira avuga ngo Petero yuzuye umwuka wera. Ariko reka dusome 37 ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Muzi imbaraga zakoraga muri Petero kugira ngo abantu bacumitwe mu mitima, nuko Petero yari yuzuye umwuka wera. Wa mugabo w'umunyabwoba, wa mugabo usubira kuroba nkuko nawe ujya usubira kuroba. Ubundi kuroba amafi bisanzwe ntabwo ari bibi, ariko gukora ikintu cyose umwami yarera kubujije ni bibi. Haleluya. Yesu ashimwe. Amena. Haleluya. Ngo abantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko baza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire duti? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Umva uko ibintu bikurikirana. Mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Haleluya. Yabavuze aba bari kure bose bazahamagarwa n'umwami Imana yacu, mpita niyumvamo. Ese nawe wiyumvamo? Ibi biba ntitwari duhari, ariko turi muri babandi bari buzahamagarwa n'umwami hanyuma muri 2021 nawe urimo. Haleluya. Rero iki cyifuzo cyihutirwa ugihuriyeho n'ijuru. Ijuru ririmo rirashakisha umuhungu wasaba kubatizwa mu mwuka wera, rirashakisha umukobwa wabinyoterwa, wabyifuza, ariko ryajya kubona rigasanga twese duhugiye mu tuntu tutarama. Utuntu ko dutuburirwa amafi, wamara gutuburirwa ukabura yari urayamaze, kuko ni kwisi imeze. Utuntu turi aho ngaho dushira. Data akavuga ati, yaba bari bamenye icyabahesha amahoro, yaba bari bamenye icyabahesha imbaraga, yaba bari bamenye ibanga ry'abera aho ribikiwe. Haleluya. Iki cyifuzo gihuriyeho n'ijuru. Niba hari ikintu cyiza kandi gikora kandi cyihuta, ni uguhuza icyifuzo na data, gusengera mu bushake bwe. Amena. Haleluya. Mbibutse ko abagabo barimo kuvuga aya magambo hano ku munsi wa Pentecote bari biziye mu byabo, bari baje mu minsi mikuru isanzwe nkuko bari basanzwe bayigira nk'abayuda. Yari iminsi mikuru ya Pentecote cyangwa bishimira umusaruro Imana yabahaye umwero. Ntago bari bazi ko bari buhure n'ibintu bidasanzwe. Haleluya. Ntago bari bazi ko ijuru ryakingutse, ntago bari bazi ko hari umuriri wavugiye ku bantu barimo basenga bamaze iminsi biteguye kwakira ibyo data yasezeranye. Bari baje mu buryo busanzwe. Haleluya. Abantu basanzwe ijuru rishobora kubakingukira, cyangwa ukagira inyota mu mutima wawe. Amen.
ibi nibyo dukeneye inshuti z'Imana, kubatizwa mu mwuka no guhora twuzuzwa. Kukinshyiraho guhora twuzuzwa nuko hari abantu bigeze kugira umugisha wo kubatizwa mu mwuka, ariko ibyo bihe bakaba barabitakaje. Isi ifite imbaraga zo gukamura umuntu ikamumaramo uburyohe yigeze guhabwa n'ijuru, ariko iyo umuntu ahora yuzuzwa isi ntimubasha. Mana yacu tugire neza. Abakozi b'Imana twese tubasha kubatirisha amazi, ariko Imana niyo nyiri umubatizo wowe nanjye dukeneye. Haleluya. Ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Haleluya. Reka nkubwire inshuti y'Imana, no kubana na Yesu umunyamavuta uruta abandi. Kinda kivugira iki? Kuko hari igihe umuntu yibwira ngo nimpura n'akanaka umukozi w'Imana usizwe. Ibyo nkubwira nanjye kera byambaga nkavuga ati nimpura n'akanaka ibintu byose bizaba bikemutse. Oh haleluya. Kuba afite ubushobozi ashobora no kwishyura tike y'indege akajya gushaka umukozi w'Imana tuvuga ko afite amavuta, ariko reka nkubwire nta munyamavuta uruta Yesu. Ariko ba Paulo nako ba Petero na ba Yohana n'aba bagabo bose babanye n'umunyamavuta uruta abandi, ariko ubuzima bwabo bwahindutse bamaze kubatizwa mu mwuka wera. Si ikibazo n'umuntu runaka muzahura, umuntu mwiza uhagaze urimo gukorana n'Imana neza yakugira inama, yagufasha gusenga, yewe mwana aganira ukumva inyota y'iby'Imana igaruka muri wowe, hari ikintu yakumarira mu mwanya mwicaranye, ariko ntafite imbaraga zo kubatiza mu mwuka wera. Ariko nugira inyota ugahamagara ijuru, tuzakuyoberwa, Satana azakuyoberwa, ingabo z'umwijima zizakuyoberwa, ibyahoraga bikuboha bizakuyoberwa, bizavuga ngo yabaye iki, ko asigaye yakumuriro, ko tutakibasha kumufata, ko tutakibasha kumuryamisha. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Amen. Bamaze kubatizwa nibwo babaye abagabo nyabagabo bo guhamya nkuko Yesu yari yababwiye. Amen. Icyifuzo rero kirihutirwa mu ijuru, kirihutirwa ku buzima bwawe, kuko isi ifite ibyayo. Uyu munsi duhagaze mu bihe bya corona, tutari tuzi ko bizatubaho. Uyu munsi dufite agahenge ko kuba mu rusengero, ejo ntituzi niba tuzakomeza kuhaba. Mwarabibonye ko ukeneye kwigira imbaraga z'Imana uri wenyine. Tugira umugisha rimwe na rimwe wo kwigisha ahangaha, bamwe barabikurikira abandi ntibabikurikira. Hari umuntu uriho udafite noneho na radiyo, udafite n'umuntu uri bumubwirize, udafite n'ikintu kiri bumuhembure, ariko ijuru rirakingutse ku bwacu. Haleluya. Ndakwinginze kugira ngo iki cyifuzo cyihutirwa ijuru rifite nawe ugisingire, ukigire icyawe. Abantu bahari cyangwa badahari, uzakomeze kuba mu bihe byiza byo kubana n'Imana yawe. Twateranye cyangwa tutateranye, ubu Kristo ntibuzakubihire. Imbaraga zikora iby'Imana ishaka ntizizagushiremo. Haleluya. Amen. Ubuhanuzi bwa Yoweri bwamaze gusohora, nibyo Petero yavugaga. Ndimo ndangiza dusenge. Yaravuze Petero, byakozwe n'umwa 2:16-18. Ndakwinginze, ubwo ubuhanuzi bwamaze gusohora, senga kugira ngo busohore no ku buzima bwawe. Aravuga kuva ku murongo 16 ngo ahubwo ibyo mureba ibi murabizi baravuze ati aba bantu basinzihira, basinze, banyweye kuko babonaga ibintu bidasanzwe, ariko nabo ibintu bavuze ntibyari binajyanye. Nese umuntu yasinze wumva avuga ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwanyu. Ubu nasinda nkavuga mu cyarabura, nkavuga ibitangaza by'Imana. Ariko iyo umuntu amaso yafunze abafunze nyine abahishwe ukuri. Ngo ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri, ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Wari uzi ko iki cyanditswe cyamaze gusohora? Ku munsi wa Pentekote cyashyizwe mu bikorwa. Wari uzi ko isezerano ari iryawe? Wari uzi ko ubuzima nawe wabugira? Wari uzi ko Imana yagwirira mu buzima bwawe? Wari uzi ko uburyohe bw'agakiza bwakugarukamo? Wari uzi ko watura mu ijuru ugituye ahangaha muri Karongi? Oh haleluya. Tugituye mu makaritsiye y'iwacu, mazu meza cyangwa mabi, tukibana n'ibyiza cyangwa n'ibibi, tugica mu bihe byiza cyangwa ibigoye, wari uzi ko ijuru ryagukingukira ubatijwe mu mwuka wera kandi ugaharanira guhora wuzuzwa. Haleluya. Mana yacu tugirire neza. Ubu muri iyi si tubana n'abantu bameze kimwe natwe, ariko batarara, turatandukanye.
bamwe babona Imana abandi bakavuga ati narayibuze, bamwe bumva iri kumwe nabo abandi bakavuga ngo yarantaye, kandi abo bavuga ngo ngiri kumwe nabo suko badafite ibibazo, oya baba bayumva nyine. Haleluya, kuko irahari. Yesu yaravuze ngo ntago azadusiga nk'imfubyi, kandi ntabwo abeshya. None kuki tumubuze, kuki tutamwumva? Ese yababeshya? Se yabanyuzamo akadusiga? Se yabanyuzamo akaduta iyo byakomeye nawe aratinya agahunga? Oya, ibanga ry'abizera ni iri ngiri. Icyifuzo cyihutirwa ukwiriye kuzana mu misengere yawe, niba wiyiriza, niba uva mu birangaza, niba ugabanya kuba kuri telefone, niba ugabanya ibiganiro ubana n'abantu, niba ugabanya kurya, sinzi icyo uri bukore, ariko urakizi icyo umutima wawe wakora. Iki cyifuzo cyihutirwa kikaba icyawe, kikaba muri bya bindi byihutirwa ufite, kuruta bya bindi bishyire ku ruhande bize gukurikiraho. Mana tugire neza. Haleluya. Ibintu byose mbahe devoir, mwongere musome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibintu byose byakozwe intumwa zagiye zikora mu mbaraga, hose havuga ngo buzuye umwuka wera. Haleluya, buzuye umwuka wera bagakora ibi, buzuye umwuka wera bagasubiza ababaza, buzuye umwuka wera. Reka nkuremo kimwe, reka tuvuge Stefano yuzuye umwuka wera. Haleluya, abona ijuru rikingutse. Iyo ataza kuzura umwuka wera ntago yari bubibone. Umva ikindi kintu kibabasha tudafite uyu munsi, bajya gutorana abadiyakoni, kriteri ya mbere yari yihe? Yari kuzura iki? Umwuka wera. Ntago yari umuntu ufite amashuri, ntago yari umuntu uboneka ku rusengero cyane, ntago yari umuntu ufite amafaranga ngo tubigenze uyu munsi, iyo tugize amahirwe tukabona umunyamafaranga winjiye mu rusengero tukamushinga imirimo yose. Ntago ariko byari bimeze. Oh haleluya. Nimutoranya, bari bagiye kugabura ibyo kurya, s'il vous plaît, guhereza abapfakazi byari ibintu byoroshye. Ubuse kugabura ibyo kurya birasaba umwuka wera, ariko bari mu gihe cy'imbaraga bavuga murobanura abantu buzuye umwuka wera. Niyo mpamvu ba Stefano batewe amabuye ijuru rikabakingukira. Niyo mpamvu ba Filipo bagurukaga bongorerwaga n'umwuka, akamenya ngo ajya gusanga iriya nkone muri iriya gare. Haleluya. Arabadiyakoni badafite andi matitre, ariko buzuye iki? Umwuka wera. Torero ry'Imana, ndakwinginze tugaruke ku cyifuzo cy'ingenzi kuruta ibindi. Haleluya. Igihe kimwe bafashe abigishwa cyangwa intumwa ku gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa, reka nsome kandi kugeza ku 10, ngo babata hagati barabaza bati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera. Haleluya. Arababwira ati batwaye b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije, ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye umuntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Nagira ngo mbibutse ko aba bantu bavuganaga na Petero baba ari abantu bakomeye, bayoboye insengero, abatambyi bakomeye. Petero umurobyi yuzuye umwuka wera. Haleluya. Agira ubushitsi bw'amanga bwo kubasubiza, hanyuma agira n'imbaraga zo gukemura ibibazo byari bihari, abarwayi barakira. Mureke dusenga nshuti z'Imana. Iki cyifuzo cyihutirwa mu ijuru, reka nawe kikubera icyihutirwa. Reka duhaguruke dusenge. Haleluya. Si umubatizo dupirata, murabizi bindi bintu byinshi abantu bashobora kubipirata, abantu bashobora kubihabwa batabikwiriye. N'aba pasiteri, kuko uyoboye idini nsengeramo ari mwene wacu, hari ibintu mfite umuvandimwe ukiza akanyikundira, yama amafaranga bigakunda, nanjye nkaba nakiriramo, yampesha akazi, ariko ibi bintu bitangwa n'ijuru gusa. Ni data ubatiza kandi turabikeneye. Ntabwo kuzura umwuka wera ari ikinya gituma utumva imibabaro y'ubuzima, oya, ahubwo n'ubuzima bw'ubumana wakira bukaba muri wowe. Kristo ntiyigeze afatwa n'icyaha, Bibiliya irambwira ngo yageragejwe kimwe natwe, yabaye hejuru y'ibihe, ntiyigeze yanga abamuhemukira n'abamutukana n'abo yagiriye neza. Yari hejuru, yari atuye hejuru y'ibihe, yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Yari umuntu kimwe natwe, yari umuntu 100%, yari n'Imana 100%, ariko yakoreye mu mbaraga z'umwuka wera kugeza arangije urugendo. Nagira ngo wisengere usaba Imana y'inyota. Yaravuze ngo umuntu nagira inyota aze,
ni inyota itujyana kuri iki cyifuzo kiruta ibindi, kuri iki cyifuzo cyihutirwa. Ugiye kubwiza Imana ukuri, uvuga uti bira bintu bya muri mudamu amaze kuvuga, ibintu Pasteur amaze kuvuga, mu by'ukuri ndabyumva ariko ndumva bidashamaje, ndumva bitihutirwa nk'uko bivuga. Ndagusaba iyo nyota, ndagusaba ngo ukore ku maso yanjye. Bwiza Imana ukuri, mubwira uti ndabikeneye ariko simfite n'imbaraga zo gusenga. Mubwira uti maze igihe mvuga ariko imbaraga zo gusenga zanshizemo. Mubwiza ukuri, mubwira uti mfite ibibazo binzengurutse ku buryo uyu mubatizo w'ijuru numva utari uri mu byihutirwa, ariko ndakwinginze ubwo uvuga ko byihutirwa bigarure mu mutima wanjye. Bwiza Imana ukuri bitewe nuko wiyumva no kuhagaze. Mubwira uti nigeze kubatizwa mu mwuka wera ariko ibyo bihe narabitakaje, isi yarankamuye, ongera unyuzuze none. Mubwira uti namaze iminsi ntumva iby'umwuka wera, kugeza igihe ntigeze menyera ko ari priorite, kugeza igihe ntigeze menya ko ari ibyihutirwa. Nasanze abantu basengera amamodoka bakayahabwa, sanga abandi basengera amazu bakayabona, sanga abandi basengera amafiance. Nibyo byifuzo natuyemo kugeza uyu munsi, ibyo by'umwuka wera ntabyo nzi, ngwino ubinyigishe. Nasanze amasengesho yuzuye amaganya n'amarira, nanjye ninjira muri ibyo ndira nkabo, nganya nkabo. Ibyo nibyo nasanze, ariko ndakwinginze ubwo data ari icyifuzo cyawe nanjye ngarukaho. Ubwiza ukuri, tunasanze bavuga mu ndimi nanjye nzivuga nk'uko bazivuga, ariko sinzi kuzuzwa. Munezero w'agakiza urancika. Gutera nibyo numvise umwuka wera akora, ariko numva ni nk'ibikabyo, cyangwa numva aba intellectuel nkatwe ntibidufata, cyangwa nkumva nibyo mu cyaro. Numvise abantu bahanura ngira ngo nibyo bigirisha, nabonye bavuga indimi abandi bazisobanura ngira ngo ni ibintu bikora, sinzi agaciro kabyo. Numva abantu bavuga ngo bakumbuye ijuru, nkayoberwa uko barirungurutse kandi duturanye hano mu isi. Mubwira ko ushaka yuko ibyanditswe byaguhindukira ubuzima, ibyo usoma muri Bibiliya nawe bikaba ubuzima bwawe. Uyu muriri w'abatunguye uturutse mu ijuru wari usanze abagore n'abagabo b'abanyantege nkeya, bafite ubwoba bw'urupfu, ariko basohotse mu mbaraga, bibagirwa ko barimo bahigwa, bibagirwa iby'urupfu rwawe rubazengurutse, bibagirwa ibyo gushoberwa. Ba Petero ibyo gusubira kuroba bibashiramo, kandi ibibazo n'ingorane by'isi byari bigihari. Bari bagifite abagore n'abana, bari bagifite ibyo bagomba gukora, ariko ijuru ryarabasanze, imbaraga z'umwuka wera zirabuzura, bahinduka abagabo badatinya n'urupfu, bahinduka abahamya ba Kristo b'ukuri. Data turagushaka, ijambo ryawe ryatubwiye ngo isezerano ni iryacu n'abana bacu n'abazahamagarwa hanyuma. Petero yarabivuze, aravuga ngo ibi ni bya bindi umuhanuzi Yoweli yari yaravuze, nibyo byasohojwe. Iri sezerano ryamaze gusohozwa, umwuka wera yaraje, ariko nitumutunze, nitumufite, ntabwo ari mu bahungu bawe n'abakobwa bawe. Turasenze kugira ngo dusange, ijuru ritubatize, ijuru ritwuzure, tugarure mu inyota, kuko arivuga ngo umuntu nagira inyota naza uhari azagusange, ngo kandi uwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda ye. Ariko nta migezi tubona itemba mu buzima bw'abahungu bawe, nta migezi tubona mu buzima bw'abakobwa bawe. Abana bawe turumagaye, ubuzima bwahindutse isi tubihiye nk'abadafite Imana. Turakwinginze ngo tugarukeho muri iki gitondo, tugarukeho uyu munsi. Sanga abahungu bawe n'abakobwa bawe aho bari, musanga ari mu cyumba wenyine, musanga apfukamye ku karago, musanga arimo azamuka imisozi, musanga ari mu mavumo, musanga yiherereye ari wenyine, musanga ashobewe atazi nuko yasenga, musanga umubatize none. Rema iyo nyota mu mutima we kugira ngo agushake ubudasiba. Rema iyo nyota mu mutima we atazongera kubitakaza ukundi. Rema iyo nyota mu mutima we ahagurukira kugushaka. Urakoze kuri Imana itarobanura ku butoni. Petero yavugaga amagambo asanzwe, yahamagawe yitabye kwa Korneliyo, ari abanyamahanga basa nk'abadafite emerewe n'iri sezerano, ngo ariko agiterura ayo magambo, umwuka wera yuzura kuri abo bose bari muri icyo cyumba,
kuko bari bafite inyota yo kumva icyo ijuru rivuga. Garura iyo nyota mubera, garura iyo nyota mu bahungu bawe n'abakobwa bawe, garura iyo nyota mu itorero ry'u Rwanda, garura iyo nyota mwami, garura iyo nyota kuri uyu musozi wa Birivazi duhagazeho. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo, tugarukeho dusure, ntuceceke mwami w'abami. Nta jambo dufite twabwira abantu kuko natwe twumagaye, nta buzima butoshye, iyo migezi itemba ntayo twibonamo, ntacyo dufite twahamagaza abahungu n'abakobwa bakiri kure, ntacyo dufite twabwira bene wacu bashobewe. Ariko tugarukeho, iri ni isezerano ry'abakwizera, ni isezerano ry'abagize itorero, ni isezerano ry'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Tugarukeho, uwabatijwe ijuru ntiryongera kuba kure, Imana ntiyongera kumubera iya kure, ntiyongera kuyishakira mu bantu, yibanira nayo muri ibi bihe bimeze gutya, aho guterana bimeze nk'aho ari amahirwe aboneka rimwe na rimwe. Ndasenze kugira ngo ubatize abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndasenze kugira ngo usange abashobewe. Uwiteka Mana Nyiringabo, aho amaboko y'abenshi atentebutse, ongera ubasange, ongera ubabatize. Yewe umusaruro bashaka si uzabakiza. Petero yagwije amafi ariko ntiyagwije imbaraga. Petero yarakubonye ugendera hejuru y'amazi ariko ntiyagwije imbaraga. Yarakubonye ya myenda yawe yera, abona Mose, abona Eliya, ariko ntibyamuhesheje imbaraga. Yabonye abamarayika ariko ntibyamuhesheje imbaraga. Yumvise ijwi rivugira mu ijuru ariko ntibyamuhesheje imbaraga. Ariko igihe wamubatije mu mwuka wera n'umuriro, yahawe imbaraga arindagera mu rupfu atabivuyemo. Ibyo nibyo dushaka mwami mu itorero rya none. Tugarukeho mwami w'abantu, ntituzi kubivuga nk'uko biri, ariko ibi ntibikenera amagambo. Na Petero yari umurobyi, nta bwenge n'ubuhanga yari afite, ariko ijuru ryaramukingukiye. Turaguhendahenda. Garura inyota, garura inyota mu gihe cyacu, garura inyota muri iki gihe twavutsemo, garura inyota muri iyi generation, garura inyota. Duha inyota yo kugushaka, duha inyota yo kwihererana nawe. Ni bande barimo bakora imisi yo gusenga? N'ababuze abagore n'abagabo, n'abagabo bababaje, n'abagore batabyaye, n'abagore barimo barizwa nuko babuze ibyo kurya. Ayiwe, ibyo nibyo byonyine bidutera gusenga. Uwiteka we, masengesho yacu aragarukira bugufi, byifuzo byacu biragarukira bugufi. Ariko watugarukaho mwami w'aba, watugarukaho mwami, ugahagurutsa abasore, ugahagurutsa inkumi zitababajwe gusa n'ibishira, zirimo zikumbura iby'ijuru. Kubatizwa n'imbaraga zawe, kubatizwa mu mwuka wawe, kuzuzwa umwuka wawe. Watugarukaho Uwiteka Mana Nyiringabo. Dufite ibyifuzo byinshi bimeze nk'ibyo bari bafite ba Petero, bakubwira ngo si ikintu cyo giugaruriye mu bwami bwawe. Naho bagarukirizaga, natwe naho tugarukiriza. Ariko barabwira ngo si ibyanjye kumenya iby'ibihe n'iminsi, icyo si cyo kihutirwa, ngo icyakora umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga. Tugarukeho mwami waba, tugarukeho nshuti nziza. Ibyifuzo byacu ni bigufi, turagarukira bugufi. Ariko watugarukaho, abakozi bawe benshi basubiye kuroba, imihamagaro y'abakamutsemo, inyota n'ishyaka byo gusengera abantu ngo batarimbuka byabashizemo. Inzara n'inyota by'ubutumwa bwiza bahoranye byatumaga babwiriza amanywa n'ijoro, byashize mu bahungu bawe n'abakobwa bawe benshi. Umutwaro warashize, turarwana no gushaka ibyo kurya gusa. Tugarukeho mwami. Benshi bameze nka Petero yasubiye kuroba mu gihe atarakikubona. Tugarukeho, uri umunyembabazi. Ntabwo wagarutse ba Petero baciraho urubanza, wagarutse ubasanga urababwira ngo se bana banjye mufite ibyo kurya. Ubona ko ikibazo ari uko bataruzuzwa umwuka wera, ariko batarabatizwa n'ijuru. Tugarukeho mwami w'abami, tugarukeho. Urakoze papa. Uteza inzara n'inyota, buza amahoro, umutima udamaraye. Uteza inzara n'inyota, uteza inzara n'inyota byo kugushaka, kugeza igihe yuzurijwe, kugeza igihe abatirijwe, kugeza igihe Bibiliya itabereye igitabo gisanzwe, kugeza igihe yimenyaniye nawe adaciye mu muntu, adaciye ahantu. Urakoze data, tuguhaye icyubahiro. Tugushyize hejuru, urakwiriye. Dutegereje ineza yawe, dutegereje ubutabazi bwawe.
ngo abana barenda kuvuka ariko nta mbaraga zo gusunika, nta mbaraga zo kubabyara. Amasezerano menshi arahagamye, imirimo yawe irareremba, utabazi va kuri wowe weza ahantu. Asuka imbaraga, dusukira imbaraga, tuyinyote kwiherana nawe, tuyinyote kugushaka. Urakoze mwami mwiza, mesheje umugisha ubwoko bwawe, ubahe mwami, ubahe umugisha abo twateranye bateye intambwe bakaza hano muri iyi nzu yitirirwa izina ryawe. Muri iyi nzu tugutambiramo ibitambo by'amashimwe, baha umugisha, bakora imirimo itandukanye mwami hano hantu, igaragara n'itagaragara, izwi n'itazwi, baha umugisha. Umugisha abavandimwe tubana online, babana natwe bari kure, baha umugisha, basange, biyereke, bakomereza amaboko, be gucogora, biyereke mwami w'abami. Yewe n'abazadukurikira hanyuma imbaraga z'umwuka wera zizabasange, benshi bazabatizwe mu mwuka wera, abandi bari barabitakaje bazongere buzuzwe. Urakoze papa, tuguhaye icyubahiro. Iki cyumweru kizaba icyumweru cy'umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, bazakubone, bazakumve, barimo guca mu bihe bikomeye by'abapfushije ababo n'abarwaje. Reka bumva amaboko yawe atagaragara bazengurutse, ubaheke mwami w'abami, ubambikane muri ibyo bibaya barimo bacamo, muri ibyo bibaya by'amarira, ubambukane Uwiteka Mana nyiringabo, ubageze ku misozi y'impundu n'umunezero. Subize gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubabere igisubizo kuko nta kikunanira. Amaboko yawe ntabwo ari magufi, nta nubwo amatwi yawe yapfuye ngo nanirwe kumva gutaka kwabera. Urakoze, tuguhaye icyubahiro. Turavuga amahoro kuri iki gihugu cy'u Rwanda, turavuga ubutabazi buvuye mu ijuru, turavuga kugendererwa n'ijuru, gukinguka kw'ikirere mu izina ryawe Yesu. Reka basenga bose bari mu mfuruka enye z'iki gihugu, subize gusenga kwabo, mvura y'umugisha bagwire, imbaraga z'ubumana zibuzure, maze ibikorwa bya Satani bibura imbaraga, ibicaniro byose by'umwanzi byubatse kuri imisozi y'u Rwanda bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izina ryawe rishyirwe hejuru, abatavuga Imana nyamana bamburwa ijambo mu kanwa kabo mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riramubwira ngo abakiranutsi iyo bashyizwe hejuru ubwoko buba amahoro. Reka ushyire hejuru abakiranutsi muri serivisi zitandukanye, mu bigo bitandukanye, uhagurutse abakubaha, abahari mwami uhindukiza imitima yabo, kuko ijambo ryawe rimbwira neza ko imitima y'abami iba mu kiganza cyawe, ngo uyihindukiza uko ushaka, nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende. Igarura ibitekerezo by'abafite ijambo ku buzima bw'iki gihugu, maze ubayobore mwami w'abami uko ushaka. Ibyo ushaka aba ari byo biba, ibitavuye iwawe bibura intebe, bibura ubwicaro mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, tuguhaye icyubahiro kandi tugushyize hejuru.